Ese iyo ababyeyi badahuje uburyo bwo kurera bigira izihe ngaruka ku mwana? Ese hagati y'ababyeyi n'abana ninde ubihomberamo? Iyo umwana amenye yuko ababyeyi be badahuza, papa na mama, atangira gukoresha uwo mwanya agaprofita ayo mahirwe. Iyo papa yanze ikintu, umwana yirukira kwa mama, hanyuma nyina yakwanga ikintu runaka, umwana akirukira kwa se. Uyu mwana muri rusange ntabwo aba ashaka uburere bwiza, ahubwo we aba yishakira umuntu wamushyigikira mu cyifuzo cye. Ibi bintu rero bituma agenda yiga uburyo bwo gukoresha amakimbirane y'ababyeyi be, akabikora mu nyungu ze nk'umwana. Hari ikibazo gikunze kugaragara mu miryango itandukanye, ariko abantu benshi nta nubwo babitekerezaho cyane. Umubyeyi umwe ashaka yuko umwana yubahiriza amategeko akomeye mu muryango, undi mubyeyi akamureka agakora icyo ashaka. Umwe ni papa, undi ni mama, bahuriye ku mwana. Umwe aravuga ati oya, ibyo bireke wibikora, undi akavuga ngo yego bikore. Umubyeyi umwe agahana, undi agahita avuguruza igihano ako kanya. Ababyeyi bombi baba bakunda umwana nibyo, ariko uburyo bamureramo bugatandukana cyane, ukagira ngo umwana ntabwo bamuhuriyeho. Muri iki kiganiro tugiye gusesengura ingaruka zikomeye ziterwa no kudahuza uburyo bwo kurera kw'ababyeyi, ndetse turebe n'icyakorwa kugira ngo mu rugo habe ahantu heza ho gukurira kandi no kurerera neza. Nibyo, umwana arererwa mu muryango. Kubera icyo ari ngombwa yuko ababyeyi bahuza uburyo bwo kurera? Umwana muri rusange akenera ibintu bibiri by'ingenzi byumve. Icya mbere akenera urukundo, icya kabiri burya akenera imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza rero ni imiyoborere ihamye, ntabwo ari imiyoborere irimo akajagari. Muri iki kiganiro turifashisha umwanditsi bita Ellen G. White mu gitabo cye yise Child Guidance. Avuga ko ababyeyi bagomba gukorana kandi bakagira umurongo umwe mu burere, kuko kutumvikana hagati y'ababyeyi bombi bishobora gutuma umwana adakurikiza amabwiriza kandi akabura icyerekezo. Iyi yo ni Isaac Inspire TV, njyewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro ujye ugerwaho n'ibiganiro by'uburezi nk'iki ngiki. Kurutaho tujyane mu kiganiro kugera ku musozo wacyo. Ubundi iyo umubyeyi umwe avuze ngo yego, undi akavuga oya, bitura umwana mu rujijo. Ntabwo ikibazo kiba ari uko ababyeyi wenda batandukanye mu bitekerezo gusa, ahubwo ni uko uwo mwana ubwe aba atakimenya uwo yakurikiza. Hagati y'uvuze yego n'uvuze oya, ndakurikira nde? Iyo umwana abonye ubutumwa butandukanye buri munsi buturuka ku babyeyi be bombi, atangira kwibaza ukuri aho guherereye. Urugero, papa waravuze ati nta telefone ikoreshwa mbere yo gukora homework. Nyina akavuga ati ndekera umwana aruhuke gato, mureka abe yirebera ibitente birimo birwana. Hanyuma ejo se akavuga ati kora kino, mama we akakivuguruza n'ubundi. Umwana ntabwo aba akimenya amategeko agenga umuryango. Ibi rero bishobora kumutera urujijo, bikamucanganyukisha, ndetse binagira ingaruka ku mikurire ye. Niba utari ubizi, umva ingaruka ya mbere. Umwana aracanganyukirwa mu mategeko. Abana ubundi bakenera amabwiriza asobanutse. Iyo ababyeyi rero badahuza ibitekerezo, umwana ntabwo yamenya ikibi n'icyiza, ntabwo yamenya icyo yemerewe n'icyo atemerewe, kandi ibyo bintu biracanganyukisha. Aho kugira ngo amategeko yenda amufashe gukura neza, ahubwo ahinduka ibintu bimuvangira mu mutwe. Buhoro buhoro atangira kutita ku mabwiriza yose, akumva ibintu byose biri meaningless. Uretse iki, hari indi ngaruka ya kabiri. Umwana yiga gucamo ababyeyi bice, kandi ibi bintu bikunze kubaho cyane hagati ya papa na mama, akabona yuko harimo amakimbirane. Iyo umwana iramenye ko se na nyina badahuza, atangira guprofita ayo mahirwe. Iyo se yanze ikintu akirukira kwa nyina, nyina yabyanga akagaruka kwa se, umwana akabyina muzunga mu bitekerezo, akibaza icyo gukurikira akakibura.
Ibi rero bituma umwana yiga uburyo yakoresha ya makimbirane y'aba babyeyi bombi, ariko kandi akabikora mu nyungu ze nk'umwana. Umva ingaruka ya gatatu, nuko umwana atakaza kubaha ubuyobozi. Iyo umwana burya ahora abona amategeko ahindagurika iwabo nta murongo uhamye uhari, atangira gutekereza ko burya nta muntu ufite ijambo rya nyuma muri rusange. Ahubwo kuri we biterwa nuko bwakeye. Ibi bishobora gutuma wenda tubaha ababyeyi uko byakagombye, kandi abana bagomba kubaha ababyeyi. Ni n'itegeko ry'Imana. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Ibi bisunikira uyu mwana kutubaha abarimu bamwigisha, akabaho atubaha amategeko muri rusange, kandi kubaha ubuyobozi bitangirira mu rugo. Iyo urugo rudatanga urugero rwiza, umwana ashobora kugira ikibazo cyo kubaha ubuyobozi n'ahandi hantu. Kandi ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu watoza abakiri bato kutaganduka. Ingaruka ya kane ni uko umwana yumva afite umutekano muke mu mutima. Muri rusange abana burya muri kamere yabo bumva bafite umutekano iyo ubuzima bwabo bufite gahunda ihamye, yayindi idahindagurika. Iyo buri munsi ibintu bihindagurika bitewe n'uko umwe mu babyeyi wenda bibona, umwana ashobora gutangira kugira impungenge zo kubaho kwe. Ashobora kwibaza muri we ati, ninde ubundi nkurikiza inama ze? Hagati y'uyu n'uriya ninde ndumvira? Ninde ufite ukuri muri bombi? Ubundi ninde umpagarariye? Ibi bintu bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekerereze ndetse n'amarangamutima ye, ugasanga yajemo ikibazo. Uretse ibi hari indi ngaruka ya gatanu, hari ukwangirika kw'imibanire y'ababyeyi. Burya abana ushobora kubona batuje, batitegereza cyane, ariko burya babona ibintu byinshi kurusha uko abantu bakuru tubitekereza. Iyo umubyeyi ahora avuguruza mugenzi we imbere y'umwana, umwana babibona neza kandi neza. Arabyumva mu buryo bwitondewe, arabyibuka neza cyane. Ibi bintu rero bishobora gutuma umwana atangira burya kubona ko umubyeyi ko mu babyeyi be burya nabo ubwabo batubahana. Kandi burya bagakwiye guhuza inama zo kurera buhoro buhoro. Aya makimbirane y'ababyeyi burya babaza n'umwana mu mutima, kandi ibi bintu birangiza. Umva ingaruka ya gatandatu, nuko umwana ashobora gukura atazi gufata inshingano muri rusange. Iyo umwana ahora abona umuntu umwe yenda yitambika ingaruka z'amakosa yakoze, ntabwo uyu mwana yiga inshingano. Urugero, wenda yakoze ikosa, umubyeyi umwe aramuhannye, undi ahita amusabira imbabazi ako kanya, ndetse ahita akuraho igihano. Ibi bintu bituma umwana atamenya yuko ibikorwa bye bifite ingaruka runaka. Gusa ubuzima nyabwo burya busaba umuntu kwemera ingaruka z'ibikorwa aba yakoze. Ibi rero umwana iyo atabitojwe akiri muto, bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Umva ingaruka ya karindwi. Iyo umwana wenda muri rusange ashobora kugorwa no gufata ibyemezo, hari igihe umuntu wenda kurira ahantu ubutumwa bwose bwari ukuvuguruzanya. Rimwe na rimwe uyu muntu ashobora kugira ikibazo cyo gufata imyanzuro iyo amaze kuba mukuru. Kubera iki? Ni ukubera ko atigeze amenya amahame ahamye, yakuze yumva ibintu bihindagurika buri kanya. Bityo no mu buzima bwe bw'ejo hazaza bishobora kumugora gufata icyemezo, ahubwo ahora mu bintu byo gufata atazi ikizima yatora. Ese ababyeyi ubundi bagomba kuba bahuza ibintu 100%? Buri kintu cyose bagahuza? Ntabwo ariko biri. Ubundi ababyeyi burya ni abantu babiri batandukanye mu marangamutima cyane cyane. Nubwo basabwa kuba umwe, ariko wibuke ko bahuye bakuze. Barerewe ahantu hatandukanye, barerwa mu buryo butandukanye. Ntabwo bavutse ari impanga, cyane ko burya nazo ntabwo zihuza byose. Ahubwo buri wese, ndavuga muri ba bana b'impanga, agomba gufatwa nk'umuntu ku giti cye kandi ufite umwihariko we. Aho kumubona nk'umuntu umwe ugabanyijemo kabiri, wenda ngo utekereze ko bahuza ibintu byose 100%. Yego, nibyo ni impanga, les vrais jumeaux twins bashobora kugira ibitekerezo bitandukanye kandi baraturutse ku ntanga imwe rukumbi.
ariko umva icy'ingenzi ku babyeyi nuko burya ababyeyi bakwiye guhuriza ku mahame y'ibanze. Umva nk'ibi, bakwiye kubaha abantu, abana bakabona yuko ababyeyi bubaha abantu, bakavugisha ukuri, yaba papa cyangwa mama ntawemereye kuba kimwamwanya imbere y'umwana. Gukora inshingano, buri wese akubahiriza inshingano ze. Imikoreshereze ya telefone igomba kuba ihuriweho n'ababyeyi bombi mu muryango, umwe ntayemerera umwana ngo undi ayimwime. Ibyo bintu biteza ikibazo gikomeye cyane. Amasaha yo kuryama akwiye kuba ahuriweho, niba isaha yo kuryama igeze, abana nibajye kuryama ntaho kuvuga ngo ndekera umwana akomeze arebe televiziyo. Imyitwarire mu rugo niba ihuriweho. Iyo ayo mahame ahuriweho muri rusange, nubwo habaho gutandukana gatoya hagati ya papa na mama, ariko ntabwo bishobora guhungabanya umwana cyane. Hari inama zafasha ababyeyi. Muganire mutari imbere y'umwana. Iyo hari ibintu mutemeranywaho, mukwiye kubiganira mwenyine ahantu hatuje mwiherereye. Ntabwo bikwiye yuko umwana ahinduka umucamanza w'ababyeyi bombi. Ubundi ni ryari umwana yahindutse umucamanza w'ababyeyi? Nimwumvikane ku mategeko y'ingenzi, ntimugire amategeko abiri mu rugo rumwe, mube mufite umurongo umwe ku bintu by'ingenzi. Ibi bintu birakwiye cyane. Umuntu umwe akwiye kudahinyura mugenzi w'imbere y'umwana, yaba papa cyangwa mama ntawe ukwiye guhinyura mugenzi w'imbere y'umwana. Hari igihe usanga umubyeyi umwe ari kuregera mugenzi w'umwana. Ibi bintu ntabwo ari byo, ni amahano. Niba mutemeranya n'ibyo birashoboka, mukwiye kuganira inyuma ya rido nk'uko bikunze kuvugwa, ariko imbere y'umwana mukwiye kwerekana yuko mufatanyije kandi cyane. Mube urugero rw'ubufatanye, abana biga ibyo babona. Nibabona rero ababyeyi bafite ubufatanye, nabo bazakura bazi agaciro k'ubufatanye. Ubufatanye ni ingenzi cyane. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro. Bakunze b'ikiganiro, kurerera hamwe ntabwo bisaba kuba mutekereza kimwe kuri buri kintu, ntabwo byakunda. Ahubwo bisaba gusa kugira icyerekezo kimwe ku mibereho y'umwana. Iyo ababyeyi rero badahuje uburyo bwo kurera, biteza urujijo umwana. Ashobora gufata ababyeyi akabacamo ibice bitari ngombwa, agatakaza kubaha ubuyobozi, agira umutekano muke muri we, kandi akagira ibibazo mu gufata inshingano no gufata ibyemezo. Ariko iyo ababyeyi bakorera hamwe, buryo nubwo bataba batunganye, ntabwo ababyeyi bakwiye kuba bari perfect, ariko bakwiye gukorera hamwe. Iyo bimeze gutya, umwana akurira mu bidukikije bimufasha gukura neza. Mbere rero yuko dusoza, tubwire mu mwanya wahariwe ibitekerezo, wowe ubundi ubona ari iki kigora cyane ababyeyi kugira ngo bahuze uburyo bwo kurera umwana. Ushobora kuba wakunze ikiganiro, ukande like, ukore subscribe kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, ujye ugerwaho n'ibiganiro by'uburezi nk'iki ngiki. Kurutaho ubasha kugisangiza abandi babyeyi bakeneye inama nk'izi ngizi. Jewe reka mbifurize guhirwa, kandi mbashimira cyane umwanya wanyu mutanga kugira ngo dukomeze kuganira ku burere bw'abana bacu. Ndabakunda kandi ndabashimiye.